Haleluya, haleluya bwoko bw'Imana. Oh, haleluya. Yesu nashimwe bene data. Imana ishimwe iduhaye aka kanya ko kumva ubutumwa bwiza. Ndashaka gutangariza wowe ukurikiye ubutumwa bwiza kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu yuko tugiye kugabana umugisha. Urwandiko Paulo yandikiye abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 6 haranditswe ngo uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Mwene data unkurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, ndashaka gutangariza ko tugiye kugabana ibyiza byose. Umugisha Imana impa njyewe uri kugabura ibyayo, nawe ubiteza amatwi, haleluya, nawe urahabwa kuri uwo mugisha, turawugabana. Bamaso rero kumve twese icyo umwuka wera atwigisha. Uyu munsi ubutumwa bwiza nabazaniye buragira buti sobanukirwa ubuntu bw'ukuri twagiriwe muri Kristo Yesu. Kanongere subire. Sobanukirwa ubuntu bw'ukuri twagiriwe muri Kristo Yesu. Amazina yanjye nitwa Hatunimana Eric. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore nkunda cyane, twasezeranye, nkunda cyane kandi ni mwiza cyane, ndashima Imana yamumpaye, arabaruta bose. Mfite abana 7 ariko abariho ni 3, 4 bitabye Imana, ariko njya mbabara kuko Imana yari yabampaye. Rero nanjye ndi uwa Kristo, nanjye nizeye Yesu, ngirirwa ubuntu bwo kwizera Yesu, ni ubuntu butangaje. Oh, haleluya, ngirirwa ubuntu bwo kwizera Yesu, ubu mfite ibyiringiro yuko mfite ubugingo buhoraho, kuko wamwizeye wese ntacirwaho iteka, ahubwo wahawe iki? Ubugingo buhoraho. Haleluya. Mwene data rero ubutumwa bwiza Imana yashyize ku mutima wanjye buragira buti sobanukirwa ubuntu bw'ukuri twagiriwe muri Kristo Yesu. Birashoboka yuko waba warumvishe ubutumwa bwinshi butandukanye, birashoboka ko waba warumvishe abantu bigisha ku buntu batandukanye, ariko ndifuza ko umwuka wera yabana nawe akabana nanjye, kugira ngo adushure, atwigishe ubuntu nyakuri, ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu. Ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu. Muri iki gihe cya none, muri iki gihe cy'iminsi y'imperuka, igihe cy'ubuhenebere buteye ubwoba, ari inyigisho nyinshi zitandukanye. Ariko mwene data bamaso, tugende tuyoborwe n'ibyanditswe, kuko aribwo buhanuzi butavanze. Turebe ese ubuntu ni iki? Ubusobanuro bw'ubuntu bw'Imana ni iki? Reka twifashishe ibyanditswe. Iyo dusomye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 4 n'uwa 5, ukaba ariho duhera. Abefeso, kadusome Abefeso igice cya 2 bere ku murongo wa 4 n'uwa 5. Handitswe ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ubuntu nibwo bwadukiza. Mwumve ijambo ry'Imana bene data. Umutwe w'amagambo kuri Abefeso igice cya 2, umutwe w'amagambo uragira uti gukizwa n'ubuntu. Oh, haleluya. Ese wabona nkurikiye utarakizwa, ariko nkuzaniye inkuru nziza ivuga ko gukizwa ari ubu, nta kiguzi. Haleluya. Wasoma ku Abefeso igice cya 2 n'ubundi wenda dusome ku murongo wa 8, handitswe ngo
twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Oh haleluya! Ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Mwabyumvise bwoko bw'Imana? Nta gukizwa ubuntu wagiriwe ntacyo ese wa mugani icyo mbibarira. Ubundi nimba umurikiye wowe warizeye uri umukristo, ni igiki watanze kugira ngo wizere? Ese ni igiki wakoze kugira ngo ukizwe? Cyangwa ufate icyemezo cyo kwakira agakiza cyo kwizera Yesu, ufate icyemezo cyo kwakira umwami n'umukiza, uruhare waba waragizemo wambwira n'ubu? Ijambo ry'Imana kuvuga ngo twakijijwe n'ubuntu, ntago byavuye ku mirimo yacu dukora ngo hatagira ugira gute ubyirara. Haleluya, haleluya. Ubu buntu bw'Imana ndifuza ko tubisobanura mwene data. Ubu buntu bw'Imana nanjye numva inyigisho nyinshi. Hari abantu bavuga butumwa bigisha ubuntu bw'Imana nabi. Nibyo koko abantu bose twagiriwe ubuntu muri Kristo, ariko ndashaka gutega amatwi tugasobanukirwa ubuntu nyakuri twagiriwe muri Kristo. Abigisha b'ubuntu ni benshi, ariko iyo ubateze amatwi usanga n'inyigisho zabo zigize zitandukanye. Hari urusengero rumwe nigeze kwinjiramo bigisha ku ubuntu bw'Imana, ngo ni abanyabuntu, ariko natangajwe no kubona ubutumwa bwiza buri gutangwa kuri stage. Abakozi b'Imana barimo bavuga ngo nubwo nkora ibyaha ngo sinzarimbuka. Urumva ubwo butumwa bwiza bene data? Urumva ubwo ari ubutumwa bwiza bwo kubwiriza abantu ngo nubwo nkora ibyaha sinzarimbuka, ngo ni abanyabuntu? Icyo ni ikinyoma, icyo ni ikinyoma. Mwene data umurikiye, sobanukirwa ubuntu bw'Imana nyakuri twagiriwe muri Kristo Yesu. Ukuri twagiriwe muri Kristo Yesu. Hariho inyigisho nyinshi z'inzaduka z'ibinyoma. Icyo usabwa ni iki? Gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikaba muri wowe rigiye rwose, kugira ngo utayobwa n'inyigisho nyinshi z'ibinyoma z'inzaduka. Ariko gusoma ijambo ry'Imana, Umwuka Wera azabana nawe kandi azari gusobanura, ntabwo uzapfa kuyoba. Reka dukomeze twifashishe ibyanditswe kugira ngo turusheho gusobanukirwa ubuntu bw'Imana twagiriwe muri Kristo Yesu. Ese koko kuba twaragiriwe ubuntu, gukizwa n'ubuntu niko Bibiliya yavuze, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Bisobanuye ko tugomba kwikorera ibyaha? Yego. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 6, umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuntu ntabwo buduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Wenda reka tunahasome. Pawulo yandikiye Abaroma arimo ababwira ati ubuntu ntabwo buduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. None ni gute bwoko bw'Imana hariho inyigisho zadutse z'inzaduka z'ibinyoma, ntabwo natinya kubivuga, zigisha abantu ngo nubwo dukora ibyaha ntituzarimbuka? Izi nyigisho ni bwoko ngo Yesu yarabirangije. Yarabirangije. Pawulo umva ukuntu yandikira Abaroma yababwiye ayobowe n'Umwuka Wera. Umutwe w'amagambo ni igice cya 6. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Nuko tuvuga iki? Yakabaza. Nuko tuvuga iki? Tugumye dukora ibyaha ngo ubuntu busaze? Naho hariho akabazo. Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute?
abantu bazigisha ubuntu bw'Imana budashobora kubakira umuntu ngo mubakire mumuhindure, ubwo ni ubuntu bw'Imana yakiriye, ubwo uwo muntu yakiriye. Ariko ndi hano mwene data unkurikiye kugira ngo usobanukirwe ubuntu bw'Imana nyakuri twagiriwe muri Kristo Yesu. Reka dukomeze kwifashisha ibyanditswe, turasoma ibyanditswe bigiye bitandukanye kugira ngo Umwuka Wera akomeze kugenda akuganiriza, aguhishurira, akwigisha ibyanditswe, bigusobanurira kuko niwe wigisha. Ntabwo ngiye nakwigisha ngo ubyumve, ariko nimba ari umunsi wo kugenderwamo, Umwuka Wera ndabizi ko akorera mu mutima wawe, akorera muri wowe kugira ngo usobanukirwe ubuntu bw'Imana twagiriwe muri Kristo Yesu. Reka nanone dusome urwandiko rwa mbere rwanditswe, ubutumwa urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, turasoma igice cya 5. Igice cya 5, reka wenda duhere ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Umurongo wa 10 handitse ngo, kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo Yesu, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerere imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Icyubahiro n'ubutware bibe ibyayo iteka ryose. Imana nyir'ubuntu bwose, haleluya, turacyumva ubuntu bwose. Reka nkubaze, birashoboka ko waba uri umukristo ufite impano yo guhanura. Ndakubaza ikibazo, iyo mpano wahawe wakoze iki kugira ngo uyibone? Mbwira ikintu uvuga ngo njyewe nagize uruhare rwo kugira ngo mbone impano yo guhanura. Ese iyo mpano ufite yo kuririmba neza abantu bagafashwa, iyo mpano ufite yo kubwiriza ubutumwa bwiza, wakoze iki kugira ngo uyihabwe? Ntacyo. Ni ubuntu bw'Imana wagiriwe. Ijambo riravuze ngo Imana nyir'ubuntu bwose. Bivuga ngo ubuntu ndabisobanura gute kugira ngo ubwoko bw'Imana bubyumve? Bisobanura ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu. Mbese ubuntu ni nk'amahirwe uba ugiriwe utari uyakwiriye, utari ubyiteze, utabitekereje, utarigeze ubigambirira ubuntu. Sinzi nimba muri kubyumva, ariko nakubajije ikibazo, nkubaza ngo ni igiki wakoze kugira ngo wizere Yesu Kristo umwami n'umukiza? Wakoze iki? Uruhare rwawe ni uruhe? Ese wavutse wumva ufite iyo ntego? Wigeze ubipanga mu mishinga? Wigeze ubitegura? Mbwiza ukuri, usibye ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ubundi gukizwa ni ubuntu. Muri make ubundi ubwo ni bwo buntu, kuba Imana, kuba warisanze ibintu bikunze. Haraho tubwiriza ubutumwa bwiza avuga ati, mwebwe mwarasaze muri n'ibicucu, muri abasazi. Kuko nguwo umubwiriza ubutumwa bwiza nabwaki. Wowe ukaba warigishijwe ubutumwa bwiza, ukabwumvira, ukahita ufata icyemezo cyo kwizera. Ese urumva ari wabigizemo uruhare? Oya. Ubundi ubwo ni bwo buntu. Ni ubuntu wagiriwe gukizwa. Ni ubuntu wagiriwe Imana ikurehereza kwihana, ikurehereza kwizera Yesu. Ese mutekereza ko kwihana uwo bigiramo uruhare ni Imana? Iyo usomye Abaroma, ugasoma igice cya 2, Abaroma igice cya 2, umurongo wenda ku wa 4, ngo kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubw'imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo. Nuzi yuko kugira neza kw'Imana
ariko iri jambo nari ngendereye bwoko bw'Imana, nuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kuturehereza kwihana. Wavuze kugira neza kw'Imana n'ubuntu bw'Imana nibyo biturehereza kwihana. Ntabwo kuba warakiriye Yesu Kristo w'umwami n'umukiza wabigizemo uruhare, ntacyo watanze kuba warakijijwe, ubwo nibwo buntu twagiriwe muri Kristo. Birashoboka ko wari umusaza, birashoboka ko wari umusinzi, birashoboka ko wari mu ngeso mbi, uri muri icuraburindi, mu mwijima, utarigeze utekereza ko no gukizwa wazakizwa, ariko kubw'ubuntu bw'Imana, haleluya, no kugira neza kwayo, ngo nibyo biturehereza kwihana. Muri make nibyo biturehereza kwizera Yesu. Imana ishimwe, haleluya, Yesu warakoze. Imana kubwo kugira neza kw'Imana ngo niko kuturehereza kwihana. Bwoko bw'Imana, ubwo nibwo buntu bw'Imana twagiye muri Kristo. Ubuntu bw'Imana nibwo budushoboza kunesha iby'isi. Ntabwo tugitwarwa n'amategeko, ahubwo dusigaye dutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Dusigaye dutwarwa na Kristo twizeye. Kristo twaramwizeye aza mu mitima yacu kugira ngo aze atuyobore, kugira ngo gukiranuka kwa Kristo kugaragarire muri kubyitirira. Niyo mpamvu uzasanga umuntu Kristo w'ukuri ushobora gusanga akoze ikintu cyiza, wenda tugafashije umuntu wari ushonje, aramugaburiye, acumbikiye wari ubuze aho kurara, amuhaye icumbi, umushyitsi, hano nawe nta kuntu ameze. Muri make uwo muntu ntabwo aba ari we ubikoze, ahubwo Yesu winjiye muri we niwe ubikoreye muri we. Haleluya. Ubuntu bw'Imana rero nibwo budutwara. Imana ishimwe. Ubwoko bw'Imana, sinzi nimba muri gusobanukirwa ubuntu bw'Imana twagiriwe muri Kristo Yesu, ariko ubusobanuro nyakuri budashidikanywaho nuko gukizwa n'ubuntu. Ubuntu bw'Imana wagiriwe muri Kristo Yesu nuko Imana yakurehereje kwizera. Yego, Imana yakurehereje kwizera, ikurehereza kwihana. Ntabwo ari ku bwawe, ni ubuntu. Mbese niyo mpamvu dukwiriye kujya dushimishwa n'ubwo buntu bw'Imana twagiriwe muri Kristo. Rero mwirinde cyane, mwene data wankurikiye, mwirinde izi nyigisho z'ubuntu ziri kugenda zitambuka muri iki gihe cy'ubuhenebere bw'iminsi y'imperuka. Mwirinde cyane. Ubuntu twagiriwe n'ubu, twagiriwe muri Kristo Yesu, uhabwa kwizera. Twagiriwe ubuntu, twari dupfuye tuzize ibyaha byacu, ariko kubw'ubuntu bw'Imana, kubwo kugira neza kw'Imana, nta kiguzi, ntacyo twatanze, twari abanyabyaha, twari turi mu mwijima, tubona Yesu araje aragutoranyije mu bandi, agutoranyije mu magana y'abanyabyaha, uwagukuyemo akurehereje kwihana. Nimvuga kwihana, wumve kwizera. Ntabwo ari kwihana ubusambanyi, ntabwo ari kwihana nubwo biziramo, ariko habanza kwizera ko burya iyo umuntu yakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza, aba yemeye ko ari umunyabyaha. Icyo ni icya mbere. Muri make aba yihannye, aba yakiriye ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana, mu yandi magambo, ni Kristo wizeye. Kristo wizeye, ariko ubwo buntu wagiriwe ni uko wamwizeye. Abataramwizera ntabwo bari bagirirwa ubwo buntu. Umuntu wagiriwe ubuntu ni umuntu wareherejwe n'Imana kwizera, akakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza. Uwo muntu niwe ufite ubugingo buhoraho tubonera muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ubwoko bw'Imana rero, ntavuze amagambo menshi, ubwo nibwo butumwa bwiza inama. Ntabwo ubuntu bw'Imana twagiriwe muri Kristo Yesu buduha uburenganzira bwo gukora icyaha. Kuko wenda ntarasoza, hari n'irindi jambo ryo nkunda, wenda naryo ryagufasha kugira ngo tubone ko ubuntu ari bwo Kristo bufite imbaraga zo kutuneshereza ibyaha. Iyo usomye Abaroma igice cya gatandatu,
ugasoma umurongo wa 14 aravuga ngo ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo butwarwa n'ubuntu. Ariko muri ijambo ngo baryumva, ibyaha mu Kristo ntibikagutegeke kuko udatwarwa n'amategeko nk'abakera bo mu isezerano rya kera ubwa Mose. Yesu ataraza mu isi batwarwaga n'amategeko, niyo mpamvu wabonaga byarabananiye kubasha kubahiriza amategeko, kuko amategeko nta mbaraga afite. Kamere ya muntu ntabwo yabasha kubahiriza amategeko ngo abishobore. Ariko ubu ngubu Kristo yaje, muri Kristo Yesu birakunda. Pawulo yavuze ngo dushoboza byose na Kristo biduha imbaraga. Yari amaze kubona ko muri Kristo Yesu bishoboka, dushobozwa byose na Kristo biduha imbaraga. Ngo ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Rero iyo ubuntu bw'Imana bwakujemo, ubuntu bw'Imana ni Kristo uje muri wowe, ni Kristo uje kuba muri umutima wawe, we atangira ibyaha, atangira kunesha ibyaha, atangira kunesha kamere. Imana ishimwe. Itegeko ry'umwuka riraza rikica kamere, kuko itegeko ry'umwuka rifite imbaraga. Amena. Ntabwo ubuntu bw'Imana twagiye ari ubwo kugira ngo imibiri yacu irarikira cyangwa se dukoreshwe na kamere gusa. Nimba Yesu adashobora kuza kwica kamere yanjye, ngo nimba nasambanaga mbere, nimba nacaga inyuma umugore wanjye mbere, nimba nasidaga, nimba nari umutinganyi, nimba nari umujura, nimba nibaga, ibyo bintu mbireke, ubwo Yesu yabamaze. Ubwo bukizo kwa kumara ndetse n'abanandikanye n'abafata batarize. Mu Kristo nkurikiye ndashaka kuvuga ngo ibyaha ntibikagutegeke. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe. Muri Kristo Yesu mwene data nkurikiye, ndashaka gutangariza yuko hari n'imbaraga zinesha icyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo ya Satani. Urumva icyazanye Yesu, icyamanuye Yesu akemera gupfa ruba rupfu rwo ku musaraba. Hari natwe tujya turima ngo yanesheje Satani, amunyago ubutware bwe, akwiriye icyubahiro. Ko tuvuga ko yanesheje kandi yari muri twe agomba kuresha, gituma duhurwaho Satani. Usanga umukristo araturati nitwe twageraho umwanzi atakurasa umwana, hanyuma Kristo abereye iki muri wowe? Si we ngo abidukinge, wowe wikwivuga. Ijambo ryavuze ngo twebwe twapfuye ku byaha, twebwe twapfuye ku byaha, twakomeza kuba imbata y'ibyaha gusa, kandi Kristo ari we ugomba gukora imirimo mu mitima yacu. Mwene data, ubuntu bw'Imana wagiriwe muri Kristo Yesu n'ubupfusha ubusa, kandi nizere ko ubusobanukiwe ko ubuntu butaduha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ahubwo ubuntu buratuneshereza, ubuntu buraturwanira, ari bwo Kristo, bukatuneshereza, tukambara imbaraga. Imana ishimwe. Na Yesu yarabivuze ati icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. Umwuka wera afite imbaraga zo kunesha ubusambanyi, zo kunesha amagambo, zo kunesha umujinya, zo kunesha inzangano, amashyari. Ibyo byose umwuka wera arabifite. Wowe izere imbaraga z'Imana, izere kunesha kwa Kristo, izere gukiranuka kw'Imana kube muri wowe. Naho barigishije izi nyigisho z'ubuntu zikwigisha, zigaragaza, zerekana ko gukora ibyaha bitatuma urimbuka. Bene data, ukwizera kutagira imirimo kwa wagupfuye. Nimba warizeye ariko ukaba ugikomeje gukora imirimo ya Satani y'ubusambanyi n'ubusinzi n'ubujura, iyo mirimo ya Satani, iyo niyo mirimo ya Satani, kwizera kudafite uko kwizera kwe kurapfuye, ahubwo ukeneye kwizera. Ukeneye kwizera. Birashoboka ko waba unkurikiye utarizera, ariko uyu munsi ni wo munsi wawe wo kurokora ubugingo bwawe.
nawe ukakira uyu mwami Yesu wadupfiriye, uyu mwami Yesu twunga n'Imana, uyu mwami Yesu uzatujyana mu bwami bwo mu ijuru, ngo ntawe uzajya kwa data atamujyana. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. We wari unkurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, birashoboka ko waba wari utarizera, ariko uyu munsi wizere nawe wakire ubuntu bw'Imana, nawe wakire ubuntu bw'Imana, uzabane mu bwami bwo mu ijuru utagiye mu muriro utazima, uzize kutizera. Umwami Yesu ugukunda cyane, umwami Yesu wagucunguye. Nawe birashoboka ko waba unkurikiye wari warizeye, ariko utarumva ubutumwa bwiza bugusobanurira neza ubuntu bw'Imana wagiriwe, bugusobanurira neza ko tunesherezwa n'ubuntu, kandi mu kwizera Yesu harimo imbaraga, ukaba wari umeze nk'umupagani. Imbuto wera ari imbuto z'abapagani. Yesu abantu iyo bamaraga gukizwa yarababwiraga, na Yohana mubatiza yigisha abantu, yarababwiraga nuko mugende, nuko mwere imbuto zikwiriye iki? Abihana. Iyo umuntu akijijwe yakire Kristo mwami n'umukiza, ikimuranga ko yamwakiriye arahinduka, yera imbuto zikwiriye abihana. Kuko abaciwe ku giti kibi kigereranywa na Satani, atewe ku giti cyiza kigereranywa na Kristo. Igiti kibi rero ntabwo kibasha kwera imbuto nziza, sibyo se? Igiti kibi ntabwo kibasha kwera imbuto nziza. Kera tutarizera niko abantu twese tumeze, niko tuvuka tumeze. Tuvuka kuri Adamu, tuvukana kamere y'icyaha, twese tuba dutewe ku giti kibi aricyo Satani. Yesu yigeze kuvuga ngo umeze nka so Satani. Niko tumeze tutarizera, ariko niyo mpamvu tweraga imbuto mbi, dusambana, twiba, dutukana, izo mbuto mbi bose dufite. Ariko ukimara kwizera Kristo umwami n'umukiza, uguteye ku giti cyiza ugatangira kwera imbuto nziza, kuko igiti cyiza cyera imbuto nziza. Oh haleluya! Yafashe Imana iguhe umugisha. We wahurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, Imana itanga amahoro iguhe umugisha, kandi ni ukuri nizere ko umwuka wera yabanye nawe ugiye gufata icyemezo ukarukora mu bugingo bwawe. Murakoze cyane. Washaka kumpamagara yamamagara kuri 0788 75 64 31. Ubw'urukundo rwa Yesu ndabakunda cyane. Imana ibishimire, kandi umwuka wera akomeze kubaganiriza amagambo ye. Amen.